Nzagukumbura ni inkuru y'urukundo rwa Kamanzi n'umukobwa wari mwiza bihebuje witwa Mutoni. Agace ka 19. Mutoni yumvise idirishya ry'icyumba cye rifungutse abura icyo akora, umubiri wose uragagara. Nuko yumva akayaga gakonje gahuhera, atangira kumva umubiri ushiramo ibinya gahoro gahoro. Idirishya rimaze gufunguka ryose, yumvise ijwi rya Kamanzi rimuhamagara, ariko we ananirwa gusubiza. Kamanzi yakomeje kumuhamagara. Mutoni wanjye wantwaye umutima, ureye ngo nkuganirize ko umutima wanze kuba kure yaho uri, ukaba ndaje rwa ntambi ngo ntutuza utakubonye. Mutoni we yakoraga uko ashoboye ngo amusubize nawe yumve ko ahari, ariko ururimi rukagubwa ntabashe kugira ijambo na rimwe asohora. Kamanzi yakuyeho igitambaro gikingiriza idirishya ngo abantu batababona, maze arurira aryicaraho. Amaguru yinjiye mu cyumba cya Mutoni, bahuje amaso. Mutoni azamura amaboko ngo aze amuhobere. Kamanzi agisimbukira mu cyumba ngo aze, Mutoni yumva ijwi rya nyina rivugira ahantu kure, nuko amucira isiringo abaretse abanza yumva icyo nyina amuhamagarira. Kamanzi arahagarara, nuko Mutoni atega amatwi neza, yumva nyina ari kumuhamagara ngo nabyuka atangira imirimo. Abumbuye amaso koko abona bwakeye, byose byari inzozi. Byamutwaye akanya kwiyumvisha kuko byamutwaye akanya kubyumvisha kuko yumvaga rwose byari impamo. Kamanzi yari amuri ruhande, uretse ko atari yamukozeho, ariko ijwi rye n'amaso ye yabonaga atari ibinyoma by'inzozi. Icyakora yari agifite amarira ku maso kubera intimba yari yatewe no kuba atari yabashije kumuvugisha ngo amubaze ibibazo byose nyina yari yamubajije. Nyumva akadomo rwa. Yarabyutse ariko adashaka, atunganya icyumba cye nk'umukobwa w'umutima, nuko arasohoka ajya hanze gufasha nyina imirimo. Yatangiye kubura kuko nyina yari amaze gutangira koza ibyombo, nuko ari nako baganira bombi nk'umukobwa na nyina. Nyina wakundaga umukobwa we cyane yabanje kumubwira ko bavukana bose bajyanye na se gutembera, bityo ko nta mpamvu yo kugira icyo amuhisha mu biganiro byabo. Asa n'utanguranwa umwanya, nyina yese amubaza ati, ese ubundi ma, wa muhungu wo kwa Murigirwa ngo uracyamukunda? Cyangwa yagushukishije amafaranga nawe uhita ubona ubuzima bwawe nta handi atari kuri we? Mutoni we yasaga naho ahindutse umwunganizi wa Kamanzi, asubiza nyina n'icyubahiro cyinshi ati, mama, uretse wenda ko abantu ahari bahinduka, ariko Kamanzi ntiyigeze amva ku mutima. Inzoka yanjye ntiyigeze imuhurwa pe. None se mama, ubu koko iyo bibi byo wari kuba utarabona abandi basore hano baza kuntereta? nyina wasaga n'uwatsinzwe aho ngaho niko gusa n'umutega iminsi ati, Ibyabatose mama sinabyishinga, uzitwararike gusa ntuzanzanire kabutindi, dore tumazeho abantu, naho ibindi byose jyewe ntabwo nabyitereramo. Bose bahise basekera icyarimwe, nuko bakomeza ikiganiro bavugana ku byo gukundana. Nyina amubwira ukuntu se yaje kumurambagiza kera, akabanza kumwanga kuko yabonaga asa n'urimo kwikinira, ariko uko igihe cyagendaga gishira agatangira nawe kumukunda. Bishyira kera, abandi basore bamushakaga nabo bashyiramo imbaraga, ariko kuko yari yaramaze guhitamo, birangira agiye kuba umutima we wari warashimye. Uwo munsi wagiye nk'akadomo kubera ukuntu bari biriwe baganira na nyina kandi bizihiwe. Abandi bagiye kugaruka imuhira imirimo yose yarangiye kandi bakiri mu biparo. Nyumva akadomo rwa. Abagiye gutembera nabo bazanye inkuru zabo, buri wese atanguranwa ngo abe ariwe utanga amakuru y'ubwa mbere. Mbese byari nko gufungura radiyo nyinshi zitambutse ibiganiro binyuranye icyarimwe, nta na kimwe wari kumva pe. iminsi yari isigaye ngo kuwa gatandatu hagere nubwo yatinze, ariko nyuma yarashize. Nuko umunsi mu gitondo Mutoni abyuka kare yikiza imirimo yose ngo hato bitaza kuba impamvu yo kumwima uruhushya. Imirimo irangiye yariteguye neza, maze asaba uruhushya iwabo ajya kureba Kamanzi. Uko yateraga intambwe yerekeza i Kabusunzu, niko umutima wateraga kuri Kamanzi, akibuka ukuntu yari yararyumyeho nta nubwo azi uwo muntu. Akibuka kandi ukuntu yakoresheje amayeri akandikira se ngo asigaye aba mu Bufaransa,
akumva nawe rwose ibyo ntibisobanutse neza. Ariko icyarutaga ibindi ni uko yari yiboneye Kamanzi ibindi ubundi. Isaa 8:42 nibwo yari ageze ku mashuri y'i Kabusunzu. Asanga Kamanzi nawe arimo yihanagura ivumbi ku ipantaro aribwo akihagera. Yahise yirukanka aramuhobera ndetse noneho aramukomeza cyane. Hashira nk'umunota, nuko amurekuye amureba mu maso aramwenyura amwongorera n'isoni ati, erega mba nkuramwo ibirarane. bose baramwenyuye nuko bafatana ibiganza bajya mu ishuri ryari ribegereye batangira kuganira. Mutoni wacishaga make cyane ntiyigeze amwakiriza bya bibazo yari afite, ahubwo yamuteze amatwi n'umutima ukeye kuko yizeraga ko bishoboka ko ari buze kubona ibisubizo na mbere y'uko atanguranwa amubaza. Kamanzi yabanje kumubaza amakuru yo mu rugo ndetse nko gusasira ikiganiro kirambuye bari biteguye kugirana. Mutoni nawe yari afunguye, ntacyo yigeze ashaka guhisha Kamanzi. Nuko ikiganiro bakigeze hagati, Kamanzi abwira Mutoni ati, ariko muto, ujye bibuka ukuntu twakundanaga cyane tukiri abana. nubwo byasaga n'interuro isanzwe, ariko iryo jambo ngo tukiri abana ryirangiriye mu bwonko bwa Mutoni ku buryo yahise abona ko amazi atakiri yayandi. Gusa ariyumanganya bakomeza kuganira. Amasaha yo ntiyahagaze kuko mu mwanya muto umuzamu w'ikigo yahise aza kubasaba gusohoka ngo akinge amashuri. Nuko Kamanzi asaba Mutoni kumuherekeza ngo bakomerezeho kuganira. Mutoni yari yaryohewe rwose nubwo amakenga ye yari yiyongereye, ariko Kamanzi we yasaga n'utabyitayeho, ahubwo ashishikajwe no gukomeza kumuba hafi. Begereje kugera kwa Mutoni, Kamanzi yakoze mu mufuka amuhereza urupapuro, nuko amusaba ko aza kurusoma yiherereye kuko ibyarimo byari bikomeye. Nuko aramuhobera baratandukana. Mutoni akigera iwabo, uretse gusuhuza abasanze mu gikari, yahitiye mu cyumba cye arakinga, arambura urupapuro Kamanzi yari yamuhaye. Rwari urupapuro rwera rwandikishije imashini, rwagiraga ruti, ku itariki 26 Kamena, Kigali, ku itariki 26 Kamena 1998. Inshuti mukundwa, Mutoni wa so, we wasizwe ndetse ukanogerezwa, we wuzuye ubwiza kugeza no mu bworo bw'ikirenge, usa n'amasimbi yo mu mpinga y'umusozi amwe arabagirana cyane uko izuba ricanyeho. We wambereye intwari kandi ukarinda isezerano n'igihe wari kuba warataye icyizere. Ni wowe ukwiye kuba nyampinga mu bari, urugero rw'abato. Icyakora shenge ntibishavu no kukwandikira. Iyo biba amahitamo yanjye sinari guhitamo nte, ariko ubuzima tubamo bunshyize mu mwanya mutindi wo guhitamo kujya kure kugeza igihe nanjye ubwanjye ntazi. Nyumva akadomorwa. Sinza kuvuga byinshi kuko byose uzabimenya igihe nikigera. Gusa sinabura kukubwira ko igihe cyose nakumenye nta na kimwe nigeze nkugaya habe na kimwe. Usigare amahoro rero, kandi ninatabaruka amahoro uzabyakire aheza ni mu ijuru. Nzagukumbura. Yari Louis Kamanzi. Mutoni akimara gusoma iyo baruwa yabuze ayacira n'ayamira, nuko arayizinga neza ayibika mu gikapu cye, agahinda gatura uburiri. Sijye wahera. Ujye wibaza uti gukora subscribe bimaze iki? Gukora subscribe, wowe nk'umuntu ushaka kumva ibyo bintu, cyambere bigufasha ni ukujya ubona notification cyangwa se imenyesha ikubwira ko iyi nkuru cyangwa se ikiganiro cyamaze kugeraho. Ikindi ubateye inkunga icyo kiganiro cyangwa se iyo channel. Kwikora rero ni ugukanda kuri ako kabuto kanditseho subscribe munsi ya video, ugakandaho hanyuma ugakanda no ku kantu k'ingengere. Ubwo ngubwo ukoze subscribe. Nyumva akadomorwa. Ntukicwe n'irungu. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse igucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe.
iri ni ryo herezo rya season ya mbere. Ntuzacikwe na season ya kabiri. Mwarakoze cyane kandi turabakunda.